swati zifata ni ukuvuga ngo muri rusange wowe nkurikije uko mbyumva gufatwa k'umujyi wa Goma bishobora no kugira ingaruka ku baturage b'Igisenyi mu Rwanda. B'Igisenyi cyane rwose kuko ibyo leta y'u Rwanda irabizi neza Alphonse, urumva ko habaho imikoranire uvuga ngo habaho, kandi noneho ugasanga ntabwo leta y'u Rwanda ari ngombwa ko iba appliqué muri iriya ntambara, kandi noneho uvuga ngo habaho uburondera nk'abasirikare ku buryo yofatwa atabirinze kononekara cyangwa bitaje guhutaza abanyagihugu ngo bahave kumbure bajya mu ruhagarara, kuko n'igitigiri cy'abamaze kujya mu ruhagarara sigike muri biriya biki intambara yabayemo. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, ndakuramukije kandi nguhaye ikaze kuri iyi tariki ya none, tariki 30 z'ukwezi kwa 2023. Muri iki kiganiro ngende Meki Kayiranga akire kuri televiziyo ya Bwiza ikorera kuri YouTube. Wowe aho uri hose wimvemo ikaze mu kiganiro buze gukorana na B&M ndetse na Rabin. Mwese rero mbahaye ikaze, mwimvemo ikaze ko mudahari ntiduhari kandi muhari turahari. Rero ni umwanya wawe wo kugira ngo ubane natwe dutere inkunga mu buryo bwose bushoboka, nkaba rero uyu munsi nkubwira ko tugiye kuganira mu ngingo ivuga iti uyu munsi mu mujyi wa Goma ni hirya no hino abantu barega kwizibiha bati ngo Ventura yageze muri Goma, Ventura igeze ahanana. Turagira ngo tuganire ubundi kujya muri Goma kwa Ventura bimariye iki abanyegoma, kujya muri Goma kwa Ventura yo biyimariye iki, inyungu niziye ku muturage kuri Ventura no ku muturage maze igihe kinini mu buhungiro. Turaza no kureba kandi amakuru avugwa hirya no hino, turebe iby'ingabo z'Urundi zimaze imisi zivuga ko ziri kujya muri battlefield aho zijya ku rugamba. Tuze no kureba kandi kubw'ibisasu bikomeje guterwa ku rugamba, aho ingabo za Ventura ziri kurwana n'ingabo za Congo zifatanyije n'imitwe yose barwana, aho ndetse no kuri uyu munsi indege yagiye kurasa kuri Ventura. Ibi byose tugenda tubigarukaho, ariko cyane turaza kureba umujyi wa Goma ubundi uvuze iki muri iyi ntambara. Umujyi wa Goma uvuze iki muri iyi ntambara? Umujyi wa Goma uvuze iki kuri Congo? Umujyi wa Goma uvuze iki kuri Ventura? Kwirirwa abantu benshi bavuga ngo Goma, so turaza kubireba. Haba rero nakiriye mwese mudukurikira, nakiriye Marie Gorette, nakiriye Ramazan uri mu Bufaransa ndetse akorera no mu Bubiligi, nakiriye kandi Ndorikimpaye Elise, Habamagaze Emmanuel, Peace Channel TV, nakiriye Moses kandi mushimira kubw'inkunga ye, kubw'umusanzu we. Geoffrey Derefa nawe ndagushimiye kandi ndakwakiriye. Nakiriye kandi Chris Jende, nagusuhuje Jane. Jean Claude Gasana ukomere. Ephraim naho uri ukomere. Witwa New Deniland ati courage mu kazi kose, kazi katoroshye ntabwo kakoroshye ariko tugomba gukora, nawe ndagushimiye. Hanyuma menya nibi komera cyane Meki, nawe nanjye ndagusuhuje rwose ndagushimiye. Wambwira ngo singo navuze battlefield ariko se buriya koko ni battlefield cyane ni battlefield. Geoffrey Dereva komera cyane. Modeste Musa komera. Jean Claude Gasana nawe ndaragarutse. Olivier Mbabazi, Dias Connect TV bose komera cyane. No gushaka amajire press kandi abakunzi banyu nitwe tugomba kuyagura. Ndagushimiye cyane Eric cyangwa se Dias TV, Dias Connect TV rwose turayategereje, ubwo wenda uzaza yatuzaniye. Hanyuma Claudine Mukarwego nuko ukomere cyane. So nsuhuze Imabisi uri muri New York ndetse na Emile King bose bari muri New York. Suhuze Patriot uri muri Canada nawe kubw'inkunga ye. Suhuze Antoine uri mu Busuwisi, mwese mukomere cyane. Abantu bagenda baduhamagara badutera imbaraga, mukomere courage, mutuma rwose natwe tugumya gushakisha uko dushoboye tugakora iby'imbaraga kandi bifitiye abantu akamaro, ari nako tugenda dushaka uburyo mwabona amakuru. Mazimaka Patrick nawe ndagusuhuje. Louise Kwizera, Chantal Makuraza, Epiphanie kuri 40, Shimira kandi Mandela naho uri ugubwe neza. Amahoro Cyprien wa Mahoro Cyprien komere.
Singleton Joseph komera cyane, kandi Benita Gasore komera, Cyuma Christophe ati ngashaka kuzanyakira Musanze. Cyuma Christophe uze gufata nimero yanjye nyandikire, ubwo uzambwira uko nzakubona rwose ndabyishimiye, nanjye nzifuza gusangira nawe, yego rwose. Hanyuma Damian Nkaka nawe turagushimiye kandi turakwakiriye muri iki kiganiro. Dominique Savio nawe turakwakiriye. Abavuga ati umunyamakuru wa Bwiza ngo ndabona afite mu ubwo, use wajya ku rugamba ukagenda udafite ubwoba nawe uzahaze. Hanyuma witwa Rasho komere, Beni Zungu komera, hanyuma Ntagwabira Aimable komera, Karangwayire Alfred Rubyutsa komera, Kazungu Biro, Chita Kakoko komera, Betty Mutesi komera, Fratene Kibogora nawe komera, Innocent Kamanzi komera, Mimi Toyota komera, Luwanga Charles komera, Luwanga Charles ubwo ni Charles Luwanga, Harerimana Innocent, Mutoka Bolingo ati cheap propaganda, wowe se uri gukora iki? So ibi ni ukutwibasira ariko nta n'igitekerezo na kimwe utanze, ubwo ubutaha ntuzanagaruka, tubaye tuguhaye agakonji, yego. Hanyuma niyo kwizera Emmanuel Shizirungu, Sharire niyo gushimwa, hanyuma Emmanuel Nsanzabandi nawe turagushuje kandi turakwakiriye, Bazile nawe komera, Leo Pastor komera, hanyuma Emmanuel Njoli komera, hanyuma Ngamije Brian komera, Mutishima nawe urukomera, hanyuma Pacifique muri Ohio, Innocent nawe muri Amerika mukomere, hanyuma niko tunasuza kandi niyo nkuru naho urukomere, mwese mwumve ko twakunda. Hanyuma Sifa Mapendo, witwa Solge Salomon nakomere, ariko ibyo uvuga ntago ari byo. Mugenzi Calixte komera, mwese mukomere, turabakiriye muri ikiganiro ngiye gukoranamo na B&M ndetse na Rabin, mwese aho muri mukomere, turabakiriye muri ikiganiro cyacu, nako nakira kandi nasamugwa neza n'abandi nawe araza kudufasha muri ikiganiro. Mwese mwiyumvemo ikaze, mudahari ntago duhari, ikiganiro ni icyanyu. Niko rero kandi ngiye guhamagara B&M nawe aze dukorane dutangirane kino kiganiro. Ngiye guhamagara kandi na Moses ahari yumvemo ikaze, wewe udukurikira uri hose wumve ko Bwiza ikora kubera wowe, kandi nawe wagakwiye kumva ko Bwiza igomba gukora kubera wowe. Ari na mpamvu ngiye kubabwira nti nitangazo abantu bifuza kudutera inkunga, hari abadusanga gukora inkuru mu Gifaransa, mu Giswahili, mu Cyongereza, ariko mudutera inkunga. Dukeneye inkunga yo kugura ibikoresho kugira ngo twaguke tugere naho n'ahandi tutageraga, dushobore kugera mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, dushobore kugera Tanzania, dushobore kugera mu Burundi, dushobora kugera Kongo, ahantu henshi hatandukanye. Ariko umusanzu wawe urakenewe kuri Bwiza TV. Ntago bigusaba ikintu kinini gikomeye cyane, urebe nimero yacu hasi cyangwa se mutwandikire tuyibahe, cyangwa nabaze n'umuntu ukurikira Bwiza TV arayiguha, ariko inkunga yawe irakenewe kugira ngo Bwiza TV ikomeze ikore. Kugira ngo abantu babone amakuru nuko hari biba byatanzwe, nuko hari uburyo buba bwatanzwe. Rero mufashe Bwiza TV na bwiza.com kugira ngo amakuru akomeze kubonekera ku gihe. Ariko Innocent, reka tuganire wowe kuri wowe nk'umukunzi wawe, kugira ngo bwa mbere ugiye kuvuga kuri Bwiza TV na bwiza.com. Ubundi Kongo uyizi gute mu karere? Wenda mbanze nkubaza icyo ngicyo tubone kuza kujya ku ngingo. Iyo bavuze Kongo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ni iki uhita umenya mu myaka 25 ishize? Kongo urebye
mu myaka 25 ishize ibintu bibera muri Kongo bishingiye ahanini ku mateka ya Kongo n'uburyo Kongo iteye. Yego. Bigashingira nanone ku mateka y'ibihugu muri rusange bituriye ibiyaga bigari, isano abantu ibyo bihugu bafitanye, ariko nanone bigafata cyane ku ruhare n'imikorere y'isi. Imyanzuro ko yagiye ikora uko ibihe byagiye bisimburana, bagiye mwumva gahunda za perezida b'abantu maze ibihugu bagiye bagabana ibihugu, ariko nanone ugasanga Kongo yabaye victime kubera ubunini bwayo, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntekereza ko aho abantu wenda ntibanyuze nabi, ntekereza ko Kongo ifite ibibazo by'uburyo kubera ubunini bwayo abantu bayibamo ntabwo bakundira kuyijera nk'uko bikwiye. Rero noneho ni nko gufata umwana mutoya ukamuha ikintu kinini cyane bakikorere cyangwa gikurure agira ahantu akigeze. Rero hari amashyamba menshi, hari urabona iyo umuntu afite abantu bagiye bakurira mu mazu aba mu biturage arimo umukungu bagendaga batera amazi bazamo imbaraga, iyo udashobora kumanika bakazamo imbaraga zizamo nyinshi, umwami wa yarangaje wenda akoresha Kongo bahari uko iteye muri Kivu biragenda usange iyo witegereje usanga hari abantu babyemera batabyemera. Yakunda kuvuga iyo ugatembera muri Kongo ubwaho, iyo uje muri Kongo ukareba ikirere, niyo ugenda mu kirere hari ahantu ugenda ugasanga ikirere cyaho n'icyo mu Rwanda birasa, waba hejuru cyangwa hasi. Iyo urenze aho hantu wigiye mu kirere cya Kongo nyirizina uvuga ibindi birimi urabimenya ko biri mu kirere mu ndege urabimenya. Yego. Rero aba bantu bavuga ururimi rusa bafite imico isa, usanga baba no mu Rwanda. Ntabwo ikibazo ari uko n'umunyekongo uyu munsi wenda wumva ko bagira bya barikanisation bajya bakunda kuvuga ni propaganda, bose ntibagire umuntu ugira ikibazo ngo ahubwo bo bashobora kuzayibarikaniza bo ubwabo ko uriya muntu ushaka kwirukana arajya hehe. Kuko iyo urebye byatangiye mbere hari ubumwe Habyarimana yari afitanye na Mobutu, buryo ureba ukabaza n'umuntu na mbere y'uko abantu bari mu Rwanda bahunga, ukamubaza uti nk'aba bantu urabona baramutse bahunze bajya hehe? Ahantu hambere yo kukubwira ni muri Kongo. Umuntu wari mu Rwanda wari ubonye ibintu byari bimaze kuba mu Rwanda, kuko abenshi bahunze n'abo bari bamaze kwita by the way amaraso, imitsi itera amaraso. Wowe umuntu uri aho ngaho ugiye umaze kwica umumama bari baturanye, wamuhanduye amavunja akamwoza umukungugu, uwo muntu nta kintu na kimwe yamukoreye kibi, noneho akica abana b'inkumi n'abasore bavukanye babyirukanye, noneho akaza kubera ko perezidansi y'inkotanyi zabaye imenase kuri bo, bagatabaza frontiere bakajya mu gihugu cya Kongo. La première question ikibazo cya mbere umuntu yipozaga ariko umuntu wagize gutya akica abantu hano, agiye noneho kubana n'abantu batigeze bamenya, hazacuri ahantu bano bantu bagiye, ahantu aba bantu bagiye kuba bizagenda bite. Mu by'ukuri ibi byabaye byari byitezwe ko byari bigiye gukomereza hariya, cyane cyane ko abicwaga aho ngaho mu Rwanda hari hakurya bari bahari.
ikindi propaganda yari yarakozwe nagira ngo mbibutse hagati aho mwagiye mubona buryo wenda tuzabona gusubira mu mateka hari igihe abantu kuri mbere gatoya no kubwa Kayibanda kugira abantu batuye mu Bugesera bari bagiye muri Kongo bari batuye muri Kongo ariko baragurwa ahantu batuye mu Bugesera noneho harimo abantu bati agiye bakura muri Kongo kumvikana kwa Kayibanda n'amagutu baraza babazana muri babagana abantu bagombaga kwitwa icyo gihe Kayibanda yakoze kudeta abo bantu bahari cyangwa Habyarimana yakoze kudeta Habyarimana ko wakoze kudeta Habyarimana yakoze kudeta abo bantu bahari abo twaganira hangati yes ariko kubera ko Habyarimana we yagizeho ashyiramo ikintu cyangwa mwese cyo gushaka kugira ngo yimare imitima ya benshi noneho ibyo ngibyo biba bihagaze ko hari igihe ngo bari bicaye bareba mu kiyaga cya hariya hafi ya prizo yo muri babwira bati hariya naho muzajya ibyo rero ni ibintu bari bakuye ibyo ibyabaga hariya Habyarimana amaze kujyayo hari abantu bavaga i Bugesera bavaga hariya muri biriya bihe aho ngaho za Gisenyi bakajya gutuzwa muri biriya bice bya Kongo birimo abatutsi ariko ari iyo propaganda iyo system yakoreshejwe ni Bugesera abantu bava mu Rukiga bakaza gutura i Bugesera ariko ahantu hagombaga kuba umututsi hagombaga kuba abahutu babyara kandi benshi babyara cyane kugira ngo babe ariko gahunda yari muri ubwo bwoko so rero abantu bari bahari kumva ko kubera iyo gahunda yakozwe mbere gatoya hari abantu bari babaho ngaho muri za Ruhengeri na Gisenyi ariko bafite imiryango yabo muri biriya bice bajyanyweyo ku rugo ni ukuvuga ngo rero iriya diviziyo yigishijwe mu Rwanda nibyo byakozwe byigishwa ntabwo biriya bintu by'amacakubiri ntabwo muri ko murabona cyane iriya nivuze ni imico mibi ariko yavuye mu Rwanda quelque chose transmissible bagize gutya batransmita abanyekongo ariko biciye mu gikorwa cyari gikoranye ubugome cy'abari bari ku butegetsi mu Rwanda rero intambara ibaye abo bantu baragiye bajya hariya ngo ngarutse ku kibazo wambazaga rero bamaze kugera aho ngaho hari abagiye noneho bagenda basanga imiryango yabo hari n'abagiye babibonamo kubera ko twari isa n'ururinduka barisa hari abagiye bagera hirya mu mashyamba baragaruka bikubitana na Kabila washakaga gusa nkaho yubaka imbaraga mu karere bigendanye n'abazungu ko bari bamubeshye noneho abona ashobora kugira gutya gukora igisirikare kitari tayari ariko abona hari abantu ashobora kumanage uko bashaka basa bahuza imigambi noneho ariko byinshi byari abantu hari Kabila bamuhinduye umutima biriya bintu byubatswe n'Abafaransa ariko banyuze muri Kabila bikutana n'uko nyine Nigeria yari imeze situation yari imeze donc ibyo ngibyo habonetse ubwihisho ariko noneho bantu bagera ahantu nta muntu barwanya n'abantu babonye ubwihisho kandi bafite soutien mu ruhande rw'u Rwanda barahakorera ariko noneho bararahaguma kubera yego muri rusange ku ruhande rwa Uganda aho bise notre histoire n'indi ko
Alo, ntabwo turi kumva. Yego, bari aho ngaho kubera ko bahabonye ubuhungiro kandi nta kintu kimwe nta menase ko bumvaga bafite donc voilà. hanyuma Innocent, wenda tubaye nk'abaganira, kuri wowe impamvu ya M23 yo kuba ishobora kurwana ku burenganzira bwayo, ntabwo tujya mu mateka ko tumaze iminsi tubiganiraho cyane. Igihe wakurikiranye urugamba rwabo rwa mbere rwabaye, uburyo byagenze, barirukanwa bajya muri Uganda, uyu munsi baragaruka, uyu munsi aho bigeze, tujye no muri situation ihari uyu munsi none, ni iki gishobora gukora kugira ngo abakongomani bari mu buhungiro batahe, cyangwa se government ya Congo ibe yabasha kumvikana na bariya bantu? M23 ifite kurwana kwa M23 ubu ngubu ni ibintu bisa, basa nk'abarwana n'isi, bameze nk'abantu mu Kinyarwanda baravuga ngo aho umuntu iyo umuntu ahiriye mu nzu agapfunda imitwe. Ntabwo ushobora kugira gutya ngo umuntu aza kubwire ngo ushaka yewe ndashaka kuva kugira ngo umushimishe uyahure. Urumva uramubwira uti bo okay, noneho twebwe tugiye kurwana, Imana itubera arbitre, nibyemera ndapfa kuko ntabwo mbyemera ko ntabwo upfa kubera gutanshaka, ndapfa kubera ko Imana yagushyigikiye, ariko niyishyigikira ndagutsinda, ndakwemera ko nanjye naremye Imana ngo mbeho. Kandi rero noneho cyiza cya M23 iri kubabwira neza, mwaremewe kubaho, natwe twemererwa kubaho, noneho twemererwa kubaho twese kandi tukabaho neza. Urumva ubu rero bo baravuga ngo twaremewe kubaho, ariko mwebwe ntabwo M23 mwebwe ntabwo mwaremewe. Biriya bintu byavuye kuri ya propaganda nakubwiraga, kuko interahamwe zaraje, iriya mitwe yose ubona yashyizweho n'interahamwe. Muri hari igihe tuzakora ibiganiro kugira uburyo propaganda yakozwe. Propaganda yatangiye burya bari abantu muze iriya FDR yagize hariya, iyo yimpuza muze presence yabo yayo mu karere aho hantu. Yego, noneho bari benshi cyane. Reka nguhe nk'urugero kugira ngo buri muntu wese ushobora gutekereza ikintu afate umwanya bitekerezeho. Uriya mugabo ntabwo rero wapfuye, ahubwo ni uwaje mu Rwanda wari warakabije. ubwe yaje mu Rwanda ko yarasigaranye amaescort mu make, ariko yarafite maginari. Ni ukuvuga ngo amaganari mbere yari afiteho mbere yari afiteho uri kuvuga ngo mbere yari afiteho nk'igihumbi na magana atanu babatariyani bagera nko mu gihumbi na magana atanu. Urumva bivuze ngo umuntu ufite iyo ntuze iyo kantite y'abasirikare, urumva abantu abayobora ukuntu baba bangana. Yego, ni benshi cyane. Ahantu rero abo bantu ntabwo bahingaga. Urumva ndikumva, abo bantu ntabwo bahingaga. Abo bantu babaga ahantu bashaka kurya, kandi bari abasore. Umusore burya umubiri uko umubiri w'umugabo umeze, ufite ukuntu uteye. Ikintu gifasha umugabo ni uko aba ari umugabo ushobora kwikontorora, ufite umupfura muri we, yabona umugore uri aho ngaho akamuha icyubahiro nk'icyo yaha nyina, yabona umukobwa uri aho ngaho akamuha icyubahiro nk'icyo yaha mushiki we. Noneho abantu bari aho ngaho ni abantu bameze nk'inyamaswa, nta kinyabupfura bagira, nta edikasiyo n'imwe bafite, kandi barashonje, bakeneye umubiri cy'umubiri ubasaba cyose. Aho hari ibyo kurya, aho ngaho hari ibyo kurya, noneho hari n'abantu b'abagore n'abakobwa. Hatangiye viyore ariko bakabikora ku ngufu. Hari ibiganiro byagiye bicaho uburyo abantu bari aho ngaho bagendanaga bahunga, umuntu akagenda akinjira ahantu, ibaze akinjira ahantu akanyura ahantu akahasanga amatungo ari aho ngaho,
akayahasanga amatungo ari aho ngaho akayarya yarangiza akayatekesha n'akazu yaba ari aho ngaho warangiza ngo abakungu babateraga amacumu bahunze niko intambara yaho yatangiye uburyo noneho intambara iratangira ni uko nguko buri bwoko bwatangiye gucoyinga abahungu babo kugira ngo birwaneho barazaga bakabwira ba nyina bakabwira noneho rero batangira kuza babiga impunzi abantu amoko y'ubwoko tuyihariye batangira gukora ibizakitomo ibyo nuzi yakoraga tuze yakoraga nyine yego noneho batangira hagati yabo ibipara amaho iyo propaganda itangira mu gihe cya mbere bajya kudeyaboliza ibyo nakwita ngo ni moment de diabolisation propaganda itangiye yo kwangisha abanyarwanda abanyekongo byatangiye bona bafata noneho baza basanga amayimaji zabiciye bene wabo bagafata amafoto ya bene wabo bishe impunzi ntibagafotora mu maso kugira ngo bene wabo batabamenya bene imiryango yabo bagafotora nk'amaguru kuko marima yabaga yaracagaye kubu batagakora bene wabo bagafata ya mafoto bakayashyira ku mbuga mpuzambaga hirya no hino ko bariye Kongo bakandikaho tayito ivuga ngo reba iby'abanyarwanda n'ibyo by'ingabo za Kagame zibakora urumva urumva rero ahangaha ku kibazo warumbajije rero ndakubwira ibyo M23 irwanira ni abantu bakubwiye ko hari uko muri kiriya gice uzagenda urebe nakubwiye ko no mu kirere iyo uhari ikirere n'icyo u Rwanda igenda mu ndege bagenda mu ndege hari ahantu n'ahagenze haba muri helicopter haba muri twa tugeze duto twitwa ngo za helicopter haba no mu ndege n'ahagenda iyo uharenze urabimenya hasi ku butaka imisozi irasa n'amazina aritirana yewe n'abantu batuye baritirana nahoze mvuga ngo ntabwo ushobora kugenda ngo ugende ujye kurwanya watakinga agasozi kitwa mwiza ugiye kwatakinga umuntu hari witwa Makenga ukagira ikibazo ku izina ryitwa Makenga ariko ntugire ikibazo kuri urumva so n'ubwo rero baragiye abahutu mu Rwanda biyunga n'abahariya bashaka gukora ibintu byasaga n'ibivuye n'ibyo babuze mu Rwanda ntabwo rero abantu b'abatutsi bahariya nubwo ari bakeya bashobora kuba mu kwego bakeya kubera ko muri benshi turabaze mubeho mutwice none ikibazo gihari kugira ngo ndangize ikibazo byara ku musozo kuko Kongo uburyo yo imeze isa nkaho yabuze aba bana Kongo ibaho mbabarire cyangwa ngiye gukoresha Kongo ibaho nk'umugore w'indaya byamara n'abagabo benshi bakomeye noneho ujye kubona ukabona Amerika yacecetse Ubushinwa bwacecetse kuko Kongo iravuga ikindi nk'ahantu wenda mu Rwanda wenda nuko nta muntu uvugana n'abayobozi b'u Rwanda ushobora gusanga babominasi deja kuko hari ikibazo gihari mu Rwanda ikibazo mu Rwanda ni uko perezida w'u Rwanda atariye gukangura abanyafurika bose abanyafurika bakangutse kubera ibintu speech zabo avuga kubera disikuru ze kubera inama zibera i Kigali gukomera Afurika ikwiye kumera abazungu bari gutekereza bafite ikibazo gikomeye cyane rero M23 ikintu wenda ngaruka ku kibazo warubaza gikomeye cyane kandi cyiza by the way kuba ifite rezo nabivuze ariko noneho nka assurance kuba wenda ikibazo cyavugaga nimba ishobora ikibazo cyavugaga uburyo iyo M23 yahariya niyo igomba kwimenya ariko ubu ngubu kuko bariya baracecetse no kugira gutyo ukavuga ngo yewe nzashyigikira imbaraga z'uriya muntu ariko nab'imbwa azapfa urumva nuvuga ngo ubu ngubu urabona M23 igize imbaraga igahita ifata nka Goma igakomeza nk'aba bantu bagahita bagatawanyuka bakajya kure bakava nko muri Goma bakagenda
ikintu cyambaya za Congo bise byo mu Buganda aho ibihugu bikomeye za Amerika Ubushinwa baramubwira bati wowe ikintu wakora twarakubwiye ganire nabo bamwibutsa ko ugeze kubivuga akabyanga bavuga bati nta hantu uzabihungira ntashuwa uvuga ngo rero uvuga ngo chance ya M23 iri mu mbaraga zayo ubwo mu bwenge bwayo imbaraga zo kugira ibisanga bafite ibunda byinshi cyane bikomeye hariya ni uko ushobora kugenda ukajya mu ishyamba rimwe impyisi n'ibintu byose ariko ukabaza ariko ukavuga ariko urukwavu rubaho urukwavu ruzi kwiruka bagenda bakanyura munsi mu maguru y'intare bari urumva so ni ukuvuga ngo rukabaho gutyo kubera ubwenge n'ubuhanga ariko noneho bagashyigikira bwa buhanga bakabyemera batazi kwiruka ariko bya bindi bishingiye kuri ko aba bana bafite rezo nibakurasa ntabwo nta muntu uzakubaza ariko nubarasa bazamubwira bati aba bana bafite rezo icara ubumve harabikubwiye noneho hari akantu keza cyane muri abantu benshi bakunze kugira ngo abantu basakuza kuki M23 nyuma kubera iki kureka mu bwizo kuri iyo M23 mu minsi yashize cyane isuri iyo yibeshye ikaguma hariya ikabyaha cyangwa se igakomeza kujya imbere bari abantu ziranda yose nakubwiza kungu n'abantu n'abambari bayo n'abantu bari kuza bakayirasa ikarangira ukubyumva ariko ukusura inyuma no kwicecekera bakajya hariya bagatuza bakagira gute akemera abavuga bakavuga hari ikintu kimwe gikomeye mu gato yakoze yaragiye imenyekanisha habayemo kujujura hagati y'abayobozi babahamagara ariko bari abantu bande bararwanya bimeze gutya bateranye amagambo hagati yabo aho tureba n'aho tutareba ku matelefoni ikibazo cyari mu bintu tuba kirasobanurwa buri muntu wese arakizi arakicaranye muri aba baperezida bakomeye n'abadakomeye aboroheje n'abato abazwi n'abatazwi barakizi uyu munsi mu bintu tuba ikintu isigaje ni ukwiga ngo ni gute twakwinjira muri Goma ni gute bano bantu dushobora kubakubita kandi bagahahamuka tukabahamura ku kigero kiri hejuru ariko ni gute dushobora kumanaginga ubusazi muri hano mu mujyi wa Goma kubera ko harimo abantu bari capable yo biteguye gukora ikintu icyo ari cyo cyose urabona ko hari imikorere bamenyereye kubera ngo mu gihugu kitagira ubuyobozi umuntu abyuka mu gitondo akorganizinga manifestation abantu bakaza bagatangira gutera abantu amabuye biriya bintu harimo abantu ntabwo ari benshi bari abantu bose bitwa muri sosiyete sivile ni abapropagande bari bose ni FDL ni nacyo kibazo gihari abajyanama ba Congo FDL no mu badepite bari abadepite bose n'intuze yabatoreshaga ni yabatoreshaga bigeze kubabwira uburyo abatangiye barwana hagati yabo ariko noneho hari ibyo bise ngo ni brassage quelque chose de mixage brassage no kuvanga ingabo noneho bagenda bakuramo abantu abasigaye bamera nk'amabandi abasigaye bameze nk'amabandi rero niho ubwo yatangiye kurwanya bifatanya na FDL ahubwo niyo yatangiye ishakira bajya bavuga cya balkanization uvuga ngo rero abo bose FDL yakoze uko ishoboye kose n'abadepite bicaye mu nteko niyo batozaga n'abari aho ngaho n'abari abantu bari muri n'abo bajenerali bamwe na bamwe nabo niyo yabatraininze bagenda muri izo za mixage brassage ko muri utwo FDL yarayifashe kugira ngo Tshisekedi azajya kugira gutya kuvuga no bishoboka kubera ko amajenero yose amukikije bagendera niyo mpamvu bagendera nyuma
wenda icyo narangirizaho bitwe icyo narangirizaho nuko ikibi na tredance gikomeye cyane nuko ari nacyo giteye uyu munsi kubona iyo mitwe yose bavuga ngo y'abazarendo ntabwo ari ugukunda igihugu kubera ko babona ko M23 niramuka baharamutse habayeho ikosa ibyo bitaho ikosa hakabaho ikosa abo bagita bemera ibiganiro muri iyo biganiro hari interuro batinya cyane ivuga ko ngo kuko batuze M23 iravuga ngo mwebwe ahangaha kugarura amahoro hano byarabananiye twebwe nta kindi kintu dushaka amahoro muhaduhe tuyagarura kuko hari aho bavuga ngo niyo mwaduha imyaka 5 tuzaba hanyuma nyuma y'imyaka 5 tuhabasubize hameze neza baratuje abantu bacu hahaze imbunda mushaka tuzishyire hasi rwose ariko hano hantu twaratuje ababyeyi bacu amahoro yarahagarutse sans aucun problème nta kibazo na kimwe icyo kintu rero cyahabuye abantu nabo kuvuga ngo urabeho FDL urabeho Nyatura urabeho baraba wazarendo iyo mitwe yose umuntu wese ntashobora kutibahita bashyira imbunda hasi kandi yamubona bagatambanya umugore ari we agafata ku ngufu umukobwa wese utashaka akambura umuntu wese ashaka n'ubuyobozi bwabo barategeka kandi ntabwo bashobora kugira biriya mu maso ahantu M23 iri niyo mpamvu ubona bose baje ko bari kwisoga mu by'ukuri ntabwo Kongo yizi bari kwanga gukunda igihugu ariko ntabwo gukunda igihugu kurimo ahubwo nuko twakunda. Rabin uranyumva? Rabin nawe ashaka ko yabuze no sa reka dukomezanye muri iki kiganiro ubwo bose ko tumwifurije akazi keza inosa wowe kuri wowe nawe wagarutse kuri ntuza point y'umujyi wa Goma gufata umujyi wa Goma ariko bamwe bakavuga basesenguza bavata ariko M23 ntikeneye umujyi wa Goma. Icyambere cyo umujyi wa Goma ni ikintu kiri kinini cyane kirimo imiryango mpuzamahanga kirimo abasirikare kirimo abapolisi kirimo ibintu byinshi ku buryo byayisaba manpower iri hejuru. Kuri wowe ubona umujyi wa Goma wabishingiye ryo kwemeza Tshisekedi? urebye yaba ishingiro rikomeye cyane kabisa yo kumwemeza. Ikibazo wenda navuga ntabwo ibikorerwa hariya ko imiryango mpuzamahanga iri myinshi kandi abiba ni benshi no gusanga harimo amategeko y'ibyo bibye hariya bashaka kwemeza abazungu bakaba wenda babari ariko kuvuga ngo ubushobozi bwo wenda bw'umujyi ntabwo ariko buriya ntabwo marikisha sabe ntabwo marikisha ni umujyi w'ama miliyoni 2 zirenga ni umujyi wa miliyoni 2 zirenga buriya ntabwo ikindi buriya urebye ukuntu bamaneginga buriya mujyi buriya nimba habamo wenda batayo ebyiri abanyekongo bafatanya akazi bakora ari batayo 5 hari batayo imwe ya kuko urabona iyo ugiye kudeployinga abasirikare barizana iyo kudeployinga abasirikare zarebe ntabwo bisaba kugenda ngo ufate abasirikare ugire ahantu abasirikare muri za rampo zose nk'aho ari mu ntambaro uri mu Rwanda hari abushyira ku mabatiwe wenda kuvuka observation rapide haramutse habaye ikibazo ariko ntabwo wenda tuvuge mu byerekeranye management wenda muri diplomasi politike umujyi mu bice byose habaho ikintu wenda bashyiraho abakadazi benshi cyane bashinzwe gukoresha amanama no kwigisha abantu ko batari menace aho hantu no kudetruiza d'abord gusenya
bya bitekerezo by'irenga byashyizwemo na leta. kubera ko impamvu y'iki kibazo hatangiye gusirikira amashusho, nagiye numva amashusho n'amajwi y'abantu bavuga ngo M23 nigera mu mujyi wa Goma muzakore gutya muzagire gutya, ariko M23 ntigera itangaza ko inashaka n'umujyi wa Goma. Iki cyo ni ikintu mu myaka 2 bamaze barwana ntabwo birumvikana, ariko usanga yaba Kongo nejo bundi nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutondura yavuze ko M23 iramuka inarashe isasu mu mujyi wa Goma, niyo yakwibeshya gusa, niyo yakwibeshya rikagwayo ngizibonera. Yaramwumvise ariko buriya ntabwo ari M23 yavugaga. Urumva abantu bavuze ngo yaravuze ngo urumva ngo si le bal tombe sur Goma, urumva ngo même si ça sera un accident, nous allons agir dans les heures qui suivent, qui va suivre, urumva ngo nibibeshya ngo karasisasu ngo niyo byaba manuka ngo nous agirons dans les heures qui va suivre, bazareagisa ngo bazagira icyo bakora, tuzagira icyo dukora mu masaha make cyane azakurikiraho. Ntabwo ari mu bintu turi yamagana yavugaga, ahubwo yavugaga ko bazahita barasa ku Rwanda. Abantu benshi bakomeje kumva bavuga numvaga bari kuvuga ngo bazahita barasa, ngo bahise bavuga ngo bazahita bakora ibitangaza ngo barase M23. Oya, ntabwo ari byo yavuga buriya. Bazongera bafate iriya mesaje bayumva. Imenase yatangaga bati twagize gutya tuvuga gutera u Rwanda, ni nawe yavugaga twagize gutya tuvuga gutera u Rwanda, abantu twabikora rimwe na rimwe abantu bakagira ngo twaratinye. Ntabwo yabivuze gutyo, yewe ni analyse yanjye nakoze. Ariko noneho se nibibeshya M23 ko bavuga ko M23 ifashijwe na u Rwanda, niko bavuga. Donc bati nibeshya abantu bakarasa niyo byaba ari impanuka, twebwe noneho bya bindi mwavugaga tutakoze ko n'abaturage babo birwapira ngo turi u Rwanda ntabwo bazi ikinambara bivuze, ntabwo bazi aho biva n'iyo bijya. Baravuga ngo bati noneho bya bindi tuzajya tubikora, ariko noneho urumva ko imenase iriya mu ntambara zibaho nabo barabizi ko u Rwanda rurabizi ko ari imenase. Bari abantu bagira abantu bagira inama no kuba bataratera u Rwanda. Reka tukubwire no kuba bataratera u Rwanda ntabwo ari uko ari abana beza. Uriya Kisegedi mu by'ukuri Kisegedi yabaga Matonge yari umuntu uri aho ngaho. Hari abantu b'abanyekongo bise amazina ngo ni abakombatants. Urumva Ububiligi birirwaga bakora za hanze bakamera byose, hari n'abo bifata barabaterura bohereza iwabo. Abo bantu rero babakariye mu Bubiligi, babakariye mu Bufaransa no mu Bwongereza, barazaga rero bagahurira hamwe bitaga abakombatants. Icyo gihe bari ishyaka, abenshi bari mu ishyaka yitwa MNC rya Tshisekedi iri ku butegetsi. Tshisekedi rero nawe ari muri abo. Ni abantu usanga umuntu agenda akajya muri magaza akagura iniforume bya byenda bya gisirikare bakabyambara maze bakawamba amaboko bakagenda bifoye abashobozi negera. N'ibihugu biba ari binini byariye zambi izo nanoze nazari boke. Donc n'akahunga. So rero abo ngabo Tshisekedi ari muri abo. Iyo we uko babivuga niko wabyumva, ariko afite inshuti z'abandi ba perezida babandi nabo babishakira bamuba hafi bari muri Sadek. Bagiye baramubwira parce que bamubwira bati wera ko deja Sadek arimo ubu tuvugana iri muri Mozambique bari gukorana n'ingabo z'u Rwanda.
ahantu bakoraga intambara y'aho ingabo zisa nk'aho yarangiye bari abantu bakomereza mu gice sadeki kinini cyane aho kubera ko ari na benshi ariko igice bafite ntabwo cy'u Rwanda rufite ariko aho ngaho niho ayizana arabarasa burya nuko ibyinshi burya turi gukurikirana zabo z'iwabo ariko ari iza leta z'abikorera arashize sadeki yarashize noneho bajya gusaba abasirikare b'abanyarwanda ngo bakorane bagiye ngo basabe abasirikare b'abanyarwanda bakorana ntabwo burya u Rwanda bafite amategeko bagenderaho hatavuye itegeko i Kigali ntabwo bashobora kujya kwemera kwinjiramo ubwo nguko rero bavuze bati twebwe dufite amategeko tugenderaho mugende mubwire abadukuriye batigira tuzakorana nawe nuko wagiye kubona ubona ingabo zabo bashefu n'amajoro ba sadeki bandi yandi basigaye nuko nguko batangiranye imikoranire iyo partnership yaratangiye nibwo sadeki yagize amahoro muri Uganda ingabo z'u Rwanda rero barazizi kandi kisekedi ari mu jopoke no kugenda kumubwira ngo nimuze ngo ni kurwana n'u Rwanda turimo turwana ibyo ubwabyo muri make mission y'u Rwanda rwageze muri sadeke n'ahandi biri mu byamenye ishishi muri gahunda ya sadeke yo kuza muri Kongo kuko barazizi bazi ingabo z'u Rwanda uko zikora byongeye kubabwira ngo nimuze hariya ibindi bakoresha wazarendo ntabwo ariko bashobora gukoresha ziriya ngabo za sadeki wibiki ukazana ingabo agapfa bakica 80 nk'uko bishe abarundi ejo bundi ku rugamba perezida bagenda babona bamubanje ku muhanda wabo bagenda bakajya iwabo bagakuraho perezida batikureho abana bacu bari bisaba rero binyura muri bihugu bya sadeki urumva rero bariya bo ariko nubwo bataje nubwo batohereza inkono bagira uriya mugabo inama baramubwira bati we simba nayo urumva bitonde mumaze iminsi muvuga gutera u Rwanda kandi birashoboka ko mwabikora uri umusivili kandi bari abasirikare bawe barakubeshya n'umenshi ugatera u Rwanda uzahura n'ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu uyu munsi ubona bataratera reka nk'urugero urabona ukuntu imvura inzira yicecekeye ubu ngubu nubwo ari gusheringa bakagera mu gihe cyose biratuje urumva nihaguruka n'umurundi yari yiruka ni Bujumbura harenge yibagirwe ko yahageze urumva nuvuga ngo hari uburyo bari abana bakora kandi burya ndamenya ko bafite ntabwo abantu bafite burya bafite abajyanama bashobora no kuba bafite abajyanama beza ubwabo babaza ubwenge n'abana batekereza batuje urumva ikindi reka nkubwire akantu hari abantu benshi wenda batemera rero nemera Imana ntekereza ko burya ikintu cyose uzamenye ko mu mpande ebyiri zirwana zitandukanye uzamenye ko hari uruhande rw'Imana urwanira ukuri Imana iba ku ruhande rwe ndavuga urugero ruri hano igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane buriya abantu benshi ntibabizi ariko buriya kumva Kantana ari kuvuga ngo ngo zifite amababa gusimirizo gusa ngo naho zifite amababa mu ziraguruka kubera umuvuduko abasirikare b'inkotanyi bari bafite faveur urumva bari bafite faveur inexplicable udashobora no gusobanurira umuntu ngo ayumve ko ibaze ko aba nabaga bari mu modoka imwe imodoka ikagwa abasirikare bose bakavamo bakagenda nk'abasivili ugasanga bapfuye kandi bakoze accident bari mu modoka abana bari muri iriya bari bafite faveur bigaragara ko Imana yari hari faveur yo mu yari kumwe n'abana bana ntekereza iyo umuntu ajya kurasa bombo uyu munsi muri nuze muri M23 ikagenda igasanga Wagner barimo baraki ari
ikamanuka ikabavamo hagati urumva ukabona ni nkaho hari urutoki rurimo ruterekomanda ya bombe uje ahantu utayireba urumva babona ko niyo faveri hari kubatabyemera njyewe ndabyemera neza ko bafite ubuhanga bwabo bafite urukundo bafite ikintu icyo bita ijabo riba mu muntu ukajya gukora ariko uyobowe n'urukundo ruri muri wowe uvuga ejo numvaga muze ari kuvuga buriya muvugizi wabo witwa ngo y'ingoma uvuga ngo ntabwo abaturage bacu bazapfa gutyo niba ngombwa tuzanapfana ntabwo bazaba ngo kwicira abaturage tubareke niba ngombwa ntabwo tuzaka abaturage bacu urumva hari mesaje ubwabyo bivuze icyo bivuze ariko ibyo uriya mwana yavugaga urumva ntabwo ari abantu bavuga ngo mwebwe mupfe babwira abanyekongo mwebwe mupfe baravuga ngo tubeho ariko namwe mubeho noneho abanyekongo bakaza rero bavuga ngo ntabwo ibi mukwiye kubaho biriya bintu rero ni ibintu bibi cyane reka tekereza ko nakoze ko mu Venezuela kuza mu mujyi wa Goma itaje nuko babona ko bidakenewe ariko bahafashe ubwabyo hari icyo bivuze haba kuri leta ya Kinshasa haba no mw'isi yose muri rusange hari n'abasakuza ariko babona wenda ntuze gufata umujyi ukava mu mujyi ugasigamo abantu ikibazo ni ukwedika wenda edikasiyo mu bantu bawubamo uburyo ariko ugafata umujyi hanyuma ugahita unawuvamo nakuri abantu nabira bintu bakoze igicanga numvaga bakoze igicanga ndadukurikirana hari ukuntu bagize gudabaza igicanga bahita bayivamo bigira tutyo urumva rero guhita ufata umujyi wa Goma ugahita uvamo ugahita ugenda usa nkaho werekeza za Bukavu umujyi wagakomeza noneho ukaba management y'uwo mujyi ariko ingabo zayo Venezuela zarawuvuyemo sinzi uburyo babikora ariko ibyo byose hari kubyabo bafitemo abahanga cyane n'abana bazi ubwenge n'abana bakiri bato ariko bazi ubwenge ikindi navuga wenda arangirizaho ni uko uburyo bwo kwatakinga umujyi ikintu bakireba ni ukuvuga ngo batakinze uriya mujyi ni uko hari ibintu wenda bashobora no kugenda wenda noneho wumva bakaba yamikoranire ivuga hagati yabo n'u Rwanda ikabamo kubera ko bakavuga bati bari abantu ni abasazi nimwatake mu mujyi wa Goma baraturasa Goma ufite biriya bihunda urabona ko hari ikintu igiye kukubwira wenda mbere y'uko nsoza hari ikintu bita umusirikare utagigira icyo aramira urumva hari imbunda ziri muri Kongo zireba rwa rugomero rw'amashanyarazi ruri mu Kivu urumva aho ngaho rwa rugomero rw'amashanyarazi ruri mu Kivu uzi ko rufitiye akamaro benshi ko ikintu habayeho gatoya bavuga ko ikintu cya mbere barasatse rwa rugomero rw'amashanyarazi rw'u Rwanda Gisenyi ruri mu Kivu barasa urugomero rw'amashanyarazi ruri mu Rwanda ruri mu byo barasa ntabwo ari byo gusa kandi ntabwo kugira ngo ururase ntabwo bivuga kuba wagiye mu Rwanda bamurikira ndiko byumva ibibunda babishinze hariya noneho bafite n'ishyari ntabwo muri Gisenyi ntabwo isa yaba amahoteli yaba abantu baho ubwabo batuye yaba umujyi ntabwo yaba uko imikorere ntabwo Gisenyi isa na Goma iyo ufotoye indege hejuru uri mu ndege ugafata ifoto hamwe ugira ngo ni Burayi ahandi ni Guantanamera hariya rero bisaba kugira ngo hari abantu bari aho ngaho hari interahamwe zihari hari n'ibiki babuze ikintu cyakoma imbarutso kugira ngo biriya bibunda
ujye ubona bishiringa mu misozi ya Nyiragongo nayo bahita babyerekeza Gisenyi. Ngo rero bashobora kugira gutya muri ntuzi ugasanga Goma yanafashwe uriya mujyi noneho byarabunda bigasohoka mu mujyi aho kugira ngo barasigoma barabikora amazu yabo bakarenga amabomba bakayoreza ku Gisenyi. Bisaba rero kugira ngo habeho imikoranire hagati y'abari abantu ku buryo ziriya mbunda bazazetufa sinzi uburyo byakorwa ariko ku buryo bazazetufa ku buryo ni ukuvuga ngo muri rusange wowe nkurikije uko mbyumva gufatwa k'umujyi wa Goma bishobora no kugira ingaruka ku baturage b'Igisenyi mu Rwanda b'Igisenyi cyane rwose kuko ibyo leta y'u Rwanda irabizi neza Alphonse urumva ko habaho imikoranire uvuga ngo habaho kandi noneho ugasanga ntabwo leta y'u Rwanda ari ngombwa ko iba aplike muri iriya ntambara kandi noneho uvuga ngo habaho imikoranire yo kujya ku buryo imikoranire kureba ku buryo nimba hari n'imbunda zidafatwa uburyo nta nini iri butere umugeri ikindi nimba hari icitse ikajya kure wenda urabona ko gusohoka mu mujyi wa Goma bagenda hari umuhanda ukomeza za Bukavu ku buryo noneho ahantu hose imbunda ishobora kurasa ku buryo ishobora kurasa iyo yarasa ku bombi imwe turimo yajya kurangiza kurasa yamaze kuraswa izindi bombe ziri hejuru zitararandinga mu mujyi wa Gisenyi nta yindi bombe n'imwe irasohoka. Ibyo rero ni ibintu abantu batekereza bakavuga ngo ariko bino bintu birakiza iki. Muri rusange gufatwa k'umujyi wa Goma harimo ingaruka ku baturanyi harimo n'ingaruka no kuri M23. None se abifuza ko umujyi wa kuko ujya mbibona rega birasirikira nawe urabyumva bavuga ati umujyi wa Goma ariko muri rusange nkurikije uko bimbwiye harimo ingaruka harimo imibare myinshi cyane. None se ubundi nkawe ubundi ubona ubungu izi saha bishobora M23 ifashe umujyi wa Goma ntibyayiteza conflict hamwe n'imiryango mpuzamahanga abahagarariye ibihugu byabo? Urabona ko hari umujyi wa Goma urimo ikibuga cy'indege, umujyi wa Goma urimo ibikorwa byinshi urimo n'icyambu cy'amato. Ubona bitaba ingaruka bikaba byayibera nko muri 2012 na 2013 nako urebye urebye hari ibyo turebesha amaso urumva hari n'ibyo twumva ariko hari n'ibyo tutumva urumva hari n'ibyo tutumva buriya ugira ngo hari abantu bazi ko mu bintu biciciro ariko ushobora gusanga ngo ni kuri gaciciro urumva usanga mu bintu bidacecetse ushobora gusanga hari ibyayanye byose birashoboka. So urumva je pense que uburyo abantu bavuga ibyo bashaka abantu nk'ubu bo kuvuga ngo wenda baraha hari abantu benshi baba bashaka ko sheni zabo zizamuka ariko ntabwo ari mu Ventura ntabwo iri kure. Ikindi kandi ntabwo umuntu yinjira abantu buriya muganira mu Ventura bakubwira indi verisiyo bafite uburyo babibona bafite uburyo bakora. Ntabwo kwinjira mu buryo bagomba winjiramo mujyanye hene mu isoko urumva ni ibintu mujyi wa Goma nta kibazo gihari. Byo nakubwiye rero ngo ahubwo kono urumva ku buryo bidashobora kujya gutera ikibazo cyinshi kandi kujya gukemura ikibazo kimwe ugatera ibindi byinshi urumva ngo kujya gufata gufata umujyi wa Goma ni ikibazo ariko tukicara ku meza wango gute byo ikindi kandi buryo cyane yari ukuntu mu bintu tuba yankunda
kuvuga ngo wenda hari ibintu byinshi cyane biravuga bitanakwiye nkunda kugaya abantu bajya aho ngaho bakavuga tekinike ngo M23 ikoresha cyangwa yakoresheje cyangwa izakoresha cyangwa biriya bintu ntabwo ari byiza ariko nanone M23 ibonye ibikoresho nabyo ntabwo ari bibi by the way buryo ibyo ngibyo byose baza bagasitoka muri uwo mujyi hari igihe dushaka kubika bikinjiramo baze bibi byinshi ariko n'uburyo sibyo harimo n'ingabo ziri aho ngaho benshi n'abaje badashaka kurwana ariko wenda baje gushaka amafaranga kubinjirana muri uriya mujyi byaba ngombwa ko barasa so barwana so banaraswa banaraswa ariko nyine ikibazo kiri hahandi gute urumva ni gute yafatwa ariko ntihabeho domajement nyinshi ntihabeho ibintu byinshi byangirika haba mu mujyi wa Goma nyirizina haba no ku ruhande rw'abaturanyi nk'uko babivuze kuko niyo abakongomani bavuga bati twebwe umujyi wa Goma nufatwa tuzarasa hariya na hariya urumva ko byose ni ikibazo harimo uburyo bwinshi cyane kandi kurasa ku Rwanda ntago nkeka ko rushobora kubyihorera narwo rwajyayo rukajya kwirengera rwaba rwabasubiza ibyo ni ibintu abantu benshi baba bareba abasesenguza bavuga bati Kongo irashe mu Rwanda rushobora kujya muri Kongo nago kwikemurira ikibazo ariko nanone bigahita biteza ikibazo kuri M23 irwanda uburenganzira bwabo bivuze ngo intambara bitihindura isura n'uwavugira M23 bagatanya bati koko burya bya Rwanda kurabizi ko u Rwanda rwabaye impliqué muri ino ntambara ni nabyo nuzi yavuga kapata nibyo nuzi uriya mugabo yavugaga ngo si balle tombe sur Goma nous achevons dans les heures qui va suivre ngo nibyo nuzi ngo tuzakura akantu mu isaha izakurikiraho ntabwo ari M23 byukuri mugabo yavugaga bazahita barasa ku Rwanda yes ako se bananiwe genge mbyibaza abagomani baransetsa abantu bananiwe M23 ari inyeshyamba bazashobora igisirikare cy'igihugu ntabwo fete ntabwo kuvuga gutera u Rwanda barabizi ariko nko kugenda bagahita bafata ibyo bibunda byabo bakagira ibyo bangiza nko mu Rwanda bo ni ibyo bavuga byo nyine kuba haguye bombe imwe nko kuri hoteli runaka cyangwa n'abo bakumva ari nka nuze fiyerite yabo kuko donc uko bo bavuga nuko batekereza imitekerereze yabo niyo ngiyo iyo barimo biga bavuga bati hanyuma inosa wenda dusa nk'abagera ku musozo kuba tureba ingaruka zo gufatwa ku mujyi wa Goma wanavuze no kuba ibyiza ku ruhande ubwo ni ku ruhande rwa Kongo ariko nako ku ruhande rwa M23 ubwo igihe umujyi wa Goma M23 ufashe ku ruhande rwa Kongo byumva ni ikibazo ariko bishobora no kuyafekta abaturanyi none turebe ku muturage uyu muturage we umujyi uramutse ufashwe inyungu y'abafitemo nizi zo kuba umuturage wa Goma umuturage wa Goma bafitemo inyungu nyinshi cyane nyinshi wenda sinzi niba babizi ariko babanza bagasogongera ku mahoro batigeze bagira d'abord ukomanse baryama bagasinzira urumva ubundi ariko barasinzira ntabwo keretse urumva nakwakunda urumva ubundi iyo umuntu atinze cyane mu bintu binuka ntabwo amazuru yakora kugira hakumva ntabwo bikinuka urumva ushobora kugenda simbizi nimba byarigeze bikubaho ariko imvura ishobora kukunyagira uri nk'ahantu ukaza kujya kwiruturuva ugasinzira ugakanguka yahise ariko kubera ko yakunyagiye cyane yego kandi unaniwe
urumva ariko nyamara hari umuntu uri aho ngaho utamenyereye imvura akaza akaba ari aho ngaho byonyine ubwabyo no kwiba mu ikibazo. So kuba basinzira rero ntabwo ari uko bafite amahoro, ahubwo ni uko wenda bamenyereye kubaho nabi. Urumva rero icyo gihe bagenda bakumva bakamara igihe babumva nta muntu n'umwe, nta muntu ugenda bya bindi. Buriya bavuga abantu bapfuye, buriya reka nkubwire, iyo hari abantu bapfuye ahantu hari n'ababaye violé, abakobwa babaye violé muri Congo bagezeho barabimenyera ku buryo kuviyora ubu ngubu muri Congo ntabwo bikiri icyaha. Urumva ni juste kugisaidia mu ngabo zabo n'abari abantu babo gisaidia. Urumva so nuvuga ngo iyo hapfuye abantu ukabona ngo hapfuye masasu yirwa avuga Goma, burya abaviolé bakabasanga mu mazu yabo ntabwo bavugwa. Urumva rero icyo gihe ibyo bintu byatuza, ibintu byo kwibwa kwamburwa byabaye umuco. Nuvuga ngo baragize barabimenyera kongiba, umuntu araza agasanga abantu bashyizeho bariyeri ngo shyira hasi ibintu byose ufite. Iyo rero nta nubwo abakongomani bakibona ko ari icyaha. Icyo gihe rero umunyekongo yatangira gutunga amafaranga ye. Yagira ngo ubwire ko uyu munsi mu gace M23 iherereyemo hari amahoro. Abandi bantu bo mu gice cya Kongo badafite, kuvuga ngo bafite amahoro iyo hataraza wenda nk'abo ngabo bari aho ngaho ngo batagire FARDC batangire kujugunya ibyo bibombe byabo babijugunya hakurya mu baturage. Nta kindi kibazo abaturage bafite. Ni ukuvuga ngo rero inyungu yo yaba irimo nuko wenda abantu bo hino ya Goma, ahantu M23 iri ahangaha ubu ngubu tuvugana, bagira amahoro cyane kubera ko izi mbunda zibarasa ntabwo kongera kubarasa. Noneho ikindi Goma yatangira kubona ibiryo kuko inzira zose zigaburira zahita zifunguka. Okay, hanyuma ahubwo urebye nk'abantu begereye za Bukavu nibo batangira no kugira ikibazo. Ariko Goma ibibazo byahita birangira kuko abantu nuze haba iziriyariye zira koridori zose zatangira gukora, abantu bagasarura bakaza bagurisha Goma, amahoro agasagamba. Ariko noneho hakaza ibiganiro byantuze bya uriya mugabo yakwemera ibiganiro, ariko noneho hariya nk'uko kera habagaho ikinihira cyangwa ku murindi w'intwari. Icyo gihe ntabwo Goma yaba ikiri mu maboko ya Kongo. Ibyakorwa byose ikintu Tshisekedi yaba asigaranye ni ukuvuga ngo reka noneho sove Bukavu nemera ibiganiro, kuko na Bukavu irafatwa kubera ko burya abantu bahana amakuru. Goma ifashwe Bukavu yahita yakwifatisha kubera ko abantu bagoma babonye amahoro ari Goma, batangira gutanga ubuhamya babwira muze abi Bukavu bati sha amahoro ari hano aratangaje. Kuko icyo gihe barana communicating by the way, baza muri ntuzo batangira kuza urujya n'uruza rwa Bukavu ruza banyuze mu Kivu. Nimbara ahantu imbunda zaba ziri hagati ya Goma na Bukavu zidashobora kurasa amato. Ariko je pense que igihe bafashe M23 ifashe Goma yagira access kuri ntuze ku mazi, none igatangira controllinga inzira y'amazi. Ni ibintu bikomeye cyane, bifite ari ibintu byinshi cyane kurusha uko umuntu ashobora kubitekereza. Birimo rero birimo gusa uburyo bwo ku maintaining mindset y'abantu batuye Goma. Bari n'abantu batari benshi, ariko burya abakongomani n'abana beza. Iyo ugize gutya ukabumbisha amateka ufite, barayoboka muri rusange. Barayoboka cyane rwose pe, barayoboka. Reka noneho tujye hano saa kujya wenda ufite ibintu byinshi ndabizi, tuzagenda tubiganira buhoro buhoro. Nk'uruhure reka nakire na Rabini
Rabin ya merci beaucoup kandi shoje Rabin ya najyaga mwumva yashimishije kubana namwe twaronse umwanya wo kuvuga iby'isi byadutwaye. Rabin wabyumvaga ariko ibyo Innocent yavugaga? Bon, grande partie nashoboye kubikurikirana. Ikintu turi kuvuga no vuga ngo umujyi wa Goma wabaye umujyi wa Goma, iyi weekend yose ishize bavuga ngo umujyi wa Goma urafashwe, umujyi wa Goma ibirometero bingahe. Nari ndimo mbaza ntubundi umujyi wa Goma ndiriye shingiro ryo kuba M23 ufata bayimara iki. Innocent yabisobanuye cyane, ariko noneho amakuru nabonye ngewe mfite nuko umujyi wa Goma nyine abantu bafite ubwoba kuri ngo muri iki gihe abantu barataha saa moya baba bageze mu ngo kubera ubwoba bw'umutekano. Ikindi nuko iyo urenze umujyi gato mu nkengero niho ubundi abantu usanga bari mu dutsiko kugana bavuga bati twerekeza hehe bizagenda bite. Ubona nyine ko abantu bataye icyizere bavuga bati se ari n'abakuvuga bati iyo ababyari binabaye intambara ikaba tukamenya ngo umujyi ugiye mu maboko y'abandi ariko nibura ntuweho mu kidodo cya Dairema. Mu gihe kandi bakubwira ko mu bitaro bitandukanye biri hirya no hino mu mujyi wa Goma ngo ni imirambo n'abarwayi. Hari n'uwambwiye ngo muri hospital yanuza ya Goma ngo hari no mu makorodoro bashyizemo abarwayi ngo moruge zaruzuye. Nyine icyo bintu byagiye bituma abantu batakaza ikiza bati se ahazaza h'uyu mujyi ni hehe. Nkeka kandi nabyatumye haba ibihuha. None nanjye ndibaza ubundi abaturage bo mu mujyi wa Goma banyotewe no kwakira M23, ese ubundi yagera mu mujyi bizafasha iki abaturage? M23 se bizayifasha iki? Government izakora iki? Ngibyo ibintu turi kwibaza, turajya nawe bivugeho dusa nk'abagera ku musozo. Ya mu bisanzwe duhere ku kamaro ko kuvuga ngo mbega M23 ifashe Goma byayimarira iki. Nibaza yuko akamaro karimwo kuko mu bo ibwirizwa gucungura harimwo ababa muri Goma. Cyo ni kimwe. Kandi burya nimba baburanira gakondo yabo, nibaza ko na Goma mu bice bigize gakondo yabo y'abagwana muri M23 barondera kwirimo. Gusa ikiriho ni mbega hokoreshwa strategy nki kugira ngo ifatwe atabyononekaye. Yego. Ubwo nabwo n'uburyo bwabo bwo kuburondera nk'abasirikare ku buryo yofatwa atabirinze kononekara cyangwa bitaje guhutaza abanyagihugu ngo bahave kumbure bajya mu ruhagarara, kuko n'igitigiri cy'abamaze kujya mu ruhagarara sigike muri biriya bice intambara yabayemo. Nibaza rero yuko M23 bazabana igituma bagenda buke kiriho no kugira ngo kumbure na kare hatagira ibihutazwa by'abanyagihugu bitohutaje. Bivuze rero ko icyo nanka jewe no kumbwira ngo harimo ngo ama ONG mpuzamakungu ngo yobibona nabi. Nimba yo bibona nabi ariko afata ingingo nki kugira ngo intambara itarindi yigera iyo yonona ibintu n'abantu muri Goma. Bibereye mu gacerere urumva abo jewe simbaraba ndaba abanyagihugu, ndabi neza y'abanyagihugu. Ayo ma ONG mpuzamakungu ntabwo bazungu bariyo bari gushobora kumvisha Tshisekedi hakiri karakita ibiganiro imbere y'uko ivyo byose biba. Yego. Rero icyo nicyo mbona. Hanyuma ikijyanye n'uko kumbure amayiti zamaze kuba nyinshi mu bitaro n'inkomere na casualty, ivyo birumvikana. Wibuke ibisirikare biri ngaho byose ko bigwana ku ruhande rwa FARDC. Abo bose rero urumva abakomeretse n'abapfuye babwirizwa kuza kubikwa muri ayo mahopito yo ngaho muri Goma, nta handi bari buke. Baba Barundi, yaba Wazalendo, yaba FARDC, ivyo bisirikare byose bikoraniye ngaho, nabo izo milisi zose zikoraniye ngaho zibwirizwa kuvurirwa muri ivyo bitaro. Nta handi urumva rero ziri bwuzure, ivyo vyari ngombwa. Ariko umunyagihugu arahababarira kuko waragwaye ntasubira kuronka hari buvuri. Ngira ngo wabumvishe ko nibyo Innocent avuze ko umujyi wa Goma igihe ufashwe bishobora no kuba n'ikibazo ku baturanyi, kuko abakongomani bavuga ati tuzihora.
niyaramuka hagize udutera mu mujyi wa Goma n'ahandi imitutu y'imbunda ireba. Izo ni ingaruka za mbere zo gufatwa k'umujyi wa Goma. Ikindi umuturage ashobora kuzagira ibyago akababarira kuko yanavuze ati umujyi wa Bukavu urumva abantu bazahunga baherekeza mu mujyi wa Bukavu, bivuze ngo ibyo kurya bishobora kuzabura inzira zibizana, nubwo iyo metero ikontorora ikiva, ariko ingaruka zishobora kuzaba abanyabukavu bashobora kuzagira ingaruka zo kwakira ibyo kurya, n'abanyegoma bashobora kuzagira ingaruka zo kwakira ibiva muri Kivu y'Amajyepfo. Nyine ndabibona nk'igisubizo, ariko rero akabibonamo none n'ingorane. Byose ni ibintu byo kwiga. Wowe kuri wowe no tujye ku ruhande rwa leta, ubona leta ya Kongo itakaje umujyi wa Goma ari cyo byaba bibwiye, cyane ko ibice ifite n'ubundi kontorora cyangwa kontorora itanahari, ikontorora itabikontorora. Ngo ndavuga nka bya bice bimaze imyaka myinshi bamo imitwe yitwaje ibirwanisho, ntacyo bibibwiye. leta nubwo umengo ntacyo biyibwiye, iyo atacyo biyibwiye ntibikira Rwanda birakiyibwiye nyine. Birakiyibwiye, ushima bikiyibwiye. Ngoma ndakubwire yuko ugufatwa k'umujyi wa Goma no kuwugumamwo igihe kirekire cyangwa burundu bizoprovoka yuko n'izindi ntara, kuko ntihagowe ubuseruko bwa Kongo gusa, hariho n'ibindi bice bya Kongo bigowe, bizotuma nabo nyine bagira inzoyi ndetse kuvuga ziti mbega tweho kwiyi leta atakiri biradufasha, nta kuntu natwe twohaguruka tukironderera uburenganzira. Icyo rero iragitinya, ntugire ngo ni urukundo rw'abanyagihugu rurerure. Yego Rabin, kandi yego icyababanyi je nibaza yuko umubanyi yahishije inzu n'ubundi biba bimugoye koko nk'uko uri kuravuga, ariko nohereza kuri uwo mugani uvuga ngo burya mu kuvura igihute urakimena, kandi mu kukimena ubwirizwa kubabara. Fatwa k'umujyi wa Goma byahindura iki, byakongera iki, byafasha iki umuturage wo muri Kongo? Ese aba w'u Rwanda barwana kugira ngo bafateho byabafasha iki? Leta ya Kongo yo yakora iki? Twagiye tureba ingaruka, tureba n'icyo abaturanyi babona, tureba icyo leta yabona, tureba icyo ibintu turabona, tureba n'icyo umuturage yabona. So ndabashimiye mwe mwese mwakurikiye kino kiganiro, ariko mbabwira ngo ni byiza ko watera Bwiza inkunga kugira ngo abashe gukora n'ibindi biganiro umunsi ku wundi, kugira ngo uzakomeze kujya ubona amakuru atandukanye. Rero mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda, naho butaha.